Reka mbacira umugani mu bambuze nakubwiye ngo mvira mu ubone warenze nakwica baza uzaba amafaranga yanjye ubiguye uzaba amafaranga utamuzabibona hago abanyitwara gokongo byo kwa Sakindi ntago ari kwa birya gashaka uzabaze ntabwo nje ngomba gushingira mu ruriya muryango papa ubyumve neza cyokora byose ngira ntabwo ibyo nje nabyemera mwamwe jewe nitwa Sakindi umukire wo kucara mwe kuja muramenyera mwese jewe singukunze izaryi nkabyama nkitura hasi umbabariye rero nurukundo ndi kugusaba gusa nimpeta ngiye nayiza ni imyaka ufite nje nabana na muzehe sinabana nawe Sakindi ubwo n'ubwatsi uzanye niki uruko atari ubwatsi bwaho do oya kandi burasi ukureba ibyo papa yazanye je ndavuze ngo nubwo swarwaye ndabashira ku murongo ukureba papa aryenje mushiki wa mushiki cyangwa uyamye aryenje avuga ngo tuza duturane navuze ko ndashira ukureba tuyamenyeho kanzurare navuze ko ndashira ntabwo ngukubise ibyo ndakora ntabwo shoswe ntabwo ngukubise nzakubitisha inkoni zakubitisha itegeko nanjye arico nzagukubitisha so gamenyeho ngakumenyeho n'impapuro cyagiye ariko Veronica ndarushikamyemo kwa Sakindi buracuricuza ntabwo jewe ngiye kuzimesa ko zakunane nawe zibamutwakaze dore ntashoni mwihorere kuntu gahaga mugambi turaza kuwucura kasi ukureba je navuze ngo ndabayoboza itegeko nta nkoni gutega nawe si wamasire ngo mpfana iki nawe dutege nge ndabwiye ngo muzaturongera mu ruvemo twara duturongera muzaturongera mu ruvemo aha ni kwa Veronica na Sakindi mwese muzampunga araje mwese muzampunga ukureba araje ubona ubwakira ntabwo uzafata isuka ngo araje abone mvuye kwahira ikintu mwebye si ukumena amazi gatese cyumura mbye si ukubona si umukibona ibyo gusa se kurya uraryo uraje ubone naho inzerere zinkamwe zamayibobo uraje umbone nzabayoboza itegeko uraje umbone hano abakoze imyenda ngiye kuzimesera mva mu maso mva mu maso agenda kandi ubu munsi nta muntu wemerewe kurya haba voka haba umuneke haba igikoma haba ibyo kurya nta na kimwe mwemerewe ndabyikorera ndabayoboza itegeko ugira umubiri baranyoneshirizaga ibi bishimwe Veronica wanjye we Veronica we Veronica we ibishyimbo bireze baje bararya n'ibihaza n'ibidodoshi Veronica mugore mwiza nirongore
tugezeho ubwo dore ngaho tugeze abona tugeze anafungura asanga banare Karibu. Mezute. Sawa tu. Mezute. Mari muraho. Tura. wanirizwa n'umuhungu waje kudusura wari waraze mu mujyi Naje kobera umuhungu waje mukomere turakomeye muramura kumva waje kuba igisore cy'itsitsi amahoro ariko ye ubutsiga urya ariko mu mujyi mugobwa dore uraye muko reka ayuko ry'umukobwa bamwitaga ndera ngo kwitaga ndera muko kwibwira uziko ari muzaye basuwa uyu muhungu muri kumwe Basanje ni kazungu. ni karibu wacu nicare mugwe neza nuko Dukango no wicara hano. aha Icara. ari mukomeye se bo turashima gitare arega buriya umuntu ntago ajya akomera usibye gukomezwa n'Imana kubera yo rero turakomeye pe urabona hari icyo tubaye se nta ndikubona ari amahoro ni amahoro kandi namwe ndakeka ari natwe nta kibazo Namwe ari kubona nta kibazo. kari dukomeye urebye nta kibazo natwe ni byiza niba muri bazima akaba akazi kari kugenda neza hari ibyiza birenze ibyo se ntabyo ndi kubona inangana akavura kari kuva akavura Iwanyusemo mu gihona n'akaje. umuyisi kabibara ari danje Bihora ridanje mu mujyi bihora ridanje. ariko mugani mu mujyi buriya imibereho yo mu mujyi ntibiga igoranye mu mujyi ndumvaga ngo ntaho gukubita agasuka ha munsi y'urugo ubwo mubayeho abayeho kizimbabwe nyine ariko nyine nta kubona buriya imvura kugwa mu mujyi no kutagwamo byose si mu bifata kimwe ni kimwe izuba ryava imvura yava ariko ntabwo ari kimwe nubwo wenda nk'imvura iri kugwa nyine yego nk'umuntu yaba afite nk'umutwaro runaka abantu nyine bakora akazi ko kwikorera uburyo nyine arahita akora iki arahita abona uburyo yamutwazamo ku kantu ashyikiriza mu rugo nyine yego ukabonye igiceri ibiceri bakaba barabigukubise nyine ubuzima bwo mu mujyi koko nubwo abasore none se rizima nubwo abasore umukobwa kariho namubona bitetse n'uwahe muratura wamubajije se ahubwo ko muri kumwe wamubajije amakuru turagenda nta kibazo. arakubwira ariko rero uyu mukobwa ngo aratubwira we wakugombye kumanza wamutubwira ariko se ubundi hari umuntu uvugira uhari oya akabakobwa bagiraga isoni cyane ariko uvugana n'abantu bakuru basaza nkatwe hari igihe biba bitamworoheye iyo ubwo uratubwira niba uje kutubwira ko hari umuntu wawe bishaka kuvuga ijambo ry'abagabo oya banabimenye mbese ni uko uri umuntu w'umugabo ushaka uri umugabo rwose ntubarega niko byahoze ahubwo se bigorere segori yatembereye dore yavuye hano mu maca twategereje ahubwo ndi kugira ngo hari yaba yaje kugusura niba mwaryanye amayira sinamenye twaryanye amayira harya mu mujyi arahazi yewe simbizi none ko atatubwiye yagiye sibyo ko numvaga ari kuba ko gukumbuye none ndebera urugero atabari rero ahubwo se y'inkuru niyumva yuko wazanye n'uwo mukobwa ahari biramugendekera bitera nzamugarura nta kibazo cyokora uzamugarure kandi muzane vuba ahubwo si tuwarete iri hehe tuwarete iri hano inyuma imbago z'inzira zanje barazirangereye Veronica we
Veronica ndagusandaza ninsanga. Veronica watching. Iyi mbwa y'umugore. Veronica. Karame mugabo mwiza w'iwacu. Namahoro. Igihe naguhamagariye. Sheri nono imeze na mpakirire. Ngaho ijana. Umeze ute? Ni neza. Uzukone ntangiye kwambara ngo nze kugushaka ubusi nisanga reba ku telefone. Teto. Namahoro ariko. Teto. Ego mana urukweto rusize he sheri? Sheri biko bitumvikana urukweto rurihe? Teto. Rurihe? Mana yanje ko none si sheri warushize. Urukweto. Zamuye. Warushize nka abana babananiye nabuze nababuze ubuterefa ncenyine ndi mu rugo ncenyine ahubwo ngo numanze wicara kiza nguja nagatebe Pereza inzoga yanjye ntago wayivanye kwasi Imana koko umuntu yaba yanywege akaba gutya koko kari byo mvugaga ngakira icara maze umbwira iby'urugendo ubu nakakaba kwagasubiyeho Mana koko urwo nabonye kakaba kwagasubiyeho Teto Mana we ibyuya Mana yanje umugore umva kamaze kutavunitse akore massage Teto inkweto zihuriye he n'ubuzima bwawe inkweto nzakugurira izindi nta kibazo nabaye nzakugurira izindi kamaze ingingo zawe zose kari nzima meze neza umeze neza ariko reba hano washwararamutse bwira nzamuye Teto abana bawe bose bananiye ntabo nimba bagiye kwa nyirasenge nimba bagiye ndi mu rugo njenyine Teto iriya ngo kize nje kurushaka ariko butuje namahoro ariko basha sheri namahoro mandishira umutima hamwe ubu nagusiga umeze gutyo nta kibazo mfite usibye ahubwo uceka inze nkuzanire kagacuma kawe hariho imbwa yantutse ariko nzayica ariko uri kureba ukuntu umeze kugira ngo menye ko uterereye neza umeze neza mbwira imyenda nambaye izihe myenda nambaye izihe myenda imituku sheri ntabwo uri aha ngaha ntabwo uri aha ngaha uracyafite imvune kandi ukoreye massage gusuba ukoko Veronica nanga bakuvangiye karame mugabo mwiza Teto inkweto ndi kubyumva ariko ntago ari icya mbere ngomba kubanza kureba ubuzima bwawe ko utashe bwuzuye meze neza njyewe umeze neza jewe umeze neza ntabwo umeze neza uri kumwana nambaye umutuku nambaye icyatsi kandi rero no kukuguru ntabwo ari ubuhoro weho ntabwo ari ubuhoro ariko Veronica karame mugabo mwiza Teto inkweto ndaje kuzizana kandi niyo zabura nakugurira izindi umutungo wawe harimo byinshi ngaho nzana inzoga yanje nta kibazo basha zana inzoga yanje yaho niba ndi mwe muri kumwe ngo mbahamagare iyo mbwa yantutse ariko nzayica yitwa nde ngo mpamaga abantu mwe muri kumwe iyo mbwa yangwishije irantuka inde nyine iyihe kanze ndakwiye zazindi zifite umurizo nayo yagufite gumwe nanga nebyiri ugurebaga hepfo n'ugurebaga haruguru inzoga yago munsi yari iryoshe yari irimo umuhama mwinshi Veronica harimo umuhama mwinshi pe Veronica amanze nanjye nsombe karame mugabo mwiza ndavuze ngo Teto inkweto mbwira mwari muri kumwe mbahamagara size ngihagaze hano iriya bande nyine Veronica iriya vuba tinze mpamagaye nzamuye ahanyure azizane alo nzamuye waba uri kumana gusana urwa rukweto rwa papa uko rwasigayeyo saba ukandi no kubona ameze nabi sawa humura nzamuye agiye kuruzana ngo ari ku muhanda yari yagiye uhura na zangegeraza siko burya kwashira ari heza iyi nzu ni yawe sha umva aryangageraga hano akibagirwa ndamubwira ashakisha uburyo yibuka aratuma kuri telegisi badusohokere mu bintu ziko shara ari umukire umva
ibintu ntabwo nabyiherera ko siko yatinze twari tugize icyo tuba turi kuganira mu nzu nibyo ariko none se mwabura ibyo muganira ahubwo nyine twari tugize ngo tubasezere dutaye ndi kubona muratashye ujya buri kwira dore n'ikirere kimeze nabi ikirere dore kimeze nabi papa bikenye yego ntabwo turi kugenda mungu wacu ariko si umukobwa nuwo kwandemwa uzi ku muryango we wabora umuryango we wose ubwo wamumenya kandi hari umuntu ese ntabwo muziranye turaziranye cyane ubu wasa nk'utari wagera iwawe ngo urebe ko afite umusaza tungana ko mutamubashije ngo ariko ibyo byose ni wowe ntabibaza nk'umuhungu wanjye ariko igihe kiracyahari rero yabone biri mu nzira nuko rero turi gutaha nuko mugira umuhanda mwiza reka nyirakaza bangereza aho ngaho ku irembo nta kibazo ati majije gusaza nuko ye mukobwa muzagaruke kugaruka aho biri ngombwa nuko ni kwari mu rugo se ni iwanyu rwose twitegereza ngenda biza papa yarazi kureba nanjye narebye neza Iravuba uzi sha Seko wahise yora naho burya natinze ndi kureba cya gitoki nimba kiri gushe none nsingiza amahirwe nsanze kiri no gushe gahakiye ntabwo tonore kone intoki zawe zisa nabi hasheri wabwiriwe n'ubwo wanyoye gadata umugabo wanjye inzara rimwishe nakano narinda rya kacira kumbi wabwiriwe akira gadata mana wumva inzara izakwicira mu bintu byawe kandi ndakubwiraga kare wagiye mpishije ugenda utariye ubona ko gatamira gamana we yarapfu gusa kakazi kuri agashobora mana ko ari upfuye ngo se mudahura n'isari inkweto zawe nzamuye namuhamagaye alo nzamuye ugahura na macinya ugeze he nzamuye mana bino byana niba byawe niba byarorowe ibi bintu nje sinabimenye nzamuye ukarindagirawe nzamuye ugeze waba ukamfasha siko ko ibintu byakomeye dore uko kimeze uko gitumbitse amabinga agahura na macinya jewe ngaho banguka ewe ndi kubona kije aho umuntu aba yagihamagariye iyi nzoga uyivanye ngaho injire wagahura na macinya aho naguhamagare wari kunenjeje ngo mubiki wari uri kwibavuka reba ziraminwa reba ziraminwa aho naguhamagare mpereza niyambike ceceka wa mbwa we ceceka hereza urwo rukweto uretse banze menye hereza urwo rukweto hereza naguhamagariye singegera gusa papa ubaye iki mbere nawe hakwereka ugeze nawe gutaye inkweto papa ukazita imbere sha wa mbwa Chisigaje no kuzira inyama. Nakubwiye ngo sko yarwaye ngo banguka ibaza ko afite umusore ibaza ko afite umusore utumira ngahangana gutya nkamujana ku bitaro njenyine. Imbere n'umweto. Bese buno ari mi. Imbere. Wabaye gutyo utaranywese ubwo umwoye ntabwo urwo rwamo rwaje mu mugongo. Ubu nanje nicaga mandi bagabo nkavangwa narabyaye narakubyaye uri imbwa sha. None si mugabo mwiza. Kuvuga ntugutaruka. None si kuvaho. Hiwana reba ndagukumbuye nta nubwo urajyana kumva mu nzara iki ngo nkuveho. Umva. Kuva se nkuve cyuta none si seri usanze nende gutekereza ariko nta gukinsekera ungutse ubwenge ntungutse ubwenge ndi kuvuga buko kuzantambagiza zirasambu zacu ryari kunzamuye yiriwe ku muhanda ari guhunenzwa sinzi nimba bagiye mu bigori sinzi nimba bagiye mu masako buzazintambagiza ryari wazintambagiza kano kanya waciye igitoki
kandi igitoki sinenda yica gute ko nendi guhora ndareba mu muryango ngo ndebe kuraza ngo ndebe kuraza nigeze mva hano mu rugo wa murimo waciyemo igitoki ni urwa mbere ahandi wakuye voka haba kuje kunyerekana ahandi nese kari aho naciye igitoki gusa nzi mu mirimo 9 hanze nkwereke imirima zanje zose ziri hano muri iyi nzu muri cya gikarito kirimo ibyangombwa byose 10 mfite ibyangombwa 12 na kiriya cyabuze uzagishake no muzagigurira kwa nyoko ariko nzakibona nikitawe kira aho ngaho uzambwira impamvu cyabuze none se mugabo mwiza kiriya gikarito ko mbonaga harimo rubumu nkajyana amafoto gusa ngo nenzi ko harimo n'iby'imirimo ugeze ubimbwira iwanyu nta mirimo mugeraga arubumu ntazirimo ni ibyangombwa ubwo iwanyu mwarakene twebwe turi abakene ariko nasanze umugabo mukire na mama afite ba mwana w'umukire kajyana umukobwa w'umukire none urukuruko ndataho ntabwo namusohoza nyoko ariko nje wasanze ataragupfunyikira ikibiribiri ntacyo twaye Imana ishimwe nicyo ngukundiraga imirima zose nzazikwereka n'inka nagwatirije kwa rudabi iriyo noneho n'ibitoki n'ibitoki byose birahari uzi icyo nari ndi kwifuza hari umurima gumwe munini gwa murima gumwe munini niko nenshaka wenda ngugungezemo ndiko n'amasaha gakihari bamukade kuba ntetse no kumbabura n'ibiryo birabiri guca ngo wagurukuje kunyereka gwa imirima zose nzitunze mu nzu imirima zose ndazikwereka ziri mu nzu ubwo kuzitambajya nto birabamo uranyereka bya bipapuro nzazikwereka zose nzazikwereka uje urazihinga umugore wanje ni weho ni zawe none se sheri kwambwe ko ngitangira nakubwiye ngo ndi kugusaba akantu kamwe ko kuja kuzintembereza ukaba wabyanze wona aho ngo bawe nto muri kunyikingamo waguruka kwa ino ntebe nkakujana nje mugore wa Veronica wishakiye ukamuko amafaranga menshi nka nibiki ntavuze ubu guhaguruka tukajana kuzitambagira wa mugore we njewe ntujura ntwaza igitugu cyo kwa nyoko njewe we kujura ntwaza igitugu yo nahazi sakindi no umugore wanje yaranzi arandyamishaga ibindi ukazabimbaza meze neza ahubwo tukivugana nkubure sheri tugarukira aho nyine nimba utangiye kuncurira umugore wawe kuncura umugore wawe mbere mbese ngaho tubyihore mbese wanansomya kuri kunywa wenyine no mu buriro arara wenyine enda inkwaho ujane ku musego nanje kandebe ukuntu umfate ngende nje mu nzu ubu birangiye ibigoryi byawe bicucu wabyaye nta n'umwana top kuri gatesi wanje nzamushingira umuzungu ari he fasha mu nzu hari he fasha nzamuke ariko gukandagira oya jewe nta kibazo mfite nta na kimwe amatsiko yanjye azashira